dushimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana ituboneye wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, twongeye guca bugufi imbere yawe tugushima kuko uri Imana. Uri Imana muri byose. Niyo mpamvu ukwiriye gushimwa, Mwami mu bibaho byose ukwiriye ishimwe. Maze Mwuka Wera tuguhaye ikaze hagati muri twe kugira ngo uze uyobora imitima yacu, uyobora ubwenge ndetse n'amarangamutima yacu. Ni mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen. Tushimiye Imana kuko Imana iduhaye umunsi mwiza, umunsi kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Nguhaye ikaze aho uri hose kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Tumaze iminsi turimo tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku gitondo cy'umuzuko. Igitondo cy'umuzuko, ndetse nyuma twaje gukomerezaho tureba ijambo ry'Imana twaganiraga, tureba nyuma y'umuzuko uko intumwa zari zimeze nyuma y'umuzuko. Uyu munsi turajya kuganira ijambo ry'Imana, turebe imirimo ya Yesu Kristo, imirimo ya Yesu Kristo nyuma y'umuzuko. Iminsi 40 Yesu yamaranye n'abigishwa be, imirimo Yesu yakoze muri icyo gihe cya nyuma y'umuzuko. Ndagira ngo turajya kwifashisha cyangwa se turajya gukomeza dusangira ijambo ry'Imana tubireba hano mu ijambo ry'Imana. Nyuma yo kuzuka Yesu yamaranye n'abigishwa iminsi igeze kuri 40, ariko muri iyo minsi 40 Yesu yamaranye n'abigishwa be hari imirimo Yesu yakomeje gukora, ariyo uyu munsi nifuje kugira ngo dukomeze dusangire iryo jambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa turajya gusoma iki gice cya mbere, umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 11. Ayo makuru ayo tugiye kuganiraho ya Yesu Kristo nyuma y'umuzuko, turajya kuyasangira hamwe tureba ijambo ry'Imana hano mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3. Urakomeza nubwo ntajya gusoma iyi mirongo yose, ariko ushobora kujya gukomeza ugasoma iyo mirongo uhereye ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 11, aho tugerageza gusangirira hamwe tureba imirimo Yesu Kristo yakoze mu bigishwa biwe nyuma yo kuzuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amaze kubabazwa abonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirisha Umwuka Wera. Umurongo wa 6 aravuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugarurira ubwami mu Bisiraheli? Umurongo wa 7 arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yasezeranye n'ubutware bwe wenyine. Umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Hano amagambo dusomye ni amagambo ya Yesu nyuma y'umuzuko. Nyuma y'umuzuko, mbere
y'umuzuko gato, reka tusubire inyuma gato. Nyuma mbere y'umuzuko abigishwa babanye na Yesu Kristo mu gihe cy'imyaka 3 n'igice. Muri iki gihe cy'imyaka 3 n'igice Yesu yakozemo imirimo myinshi itandukanye. Yesu yakozemo ibitangaza. Yesu yagaburiye abashonji, abigishwa babibona. Yesu yakijije abarwayi. Yesu hari abo yazuye, ariko nabo yazuye kuko twabivuze barongeye barapfa. Ariko nyuma y'umuzuko hari amagambo tujya gusangirira hamwe, tubona Yesu arimo agerageza gusangira n'abigishwa be, cyangwa se akomeza n'ubundi kuyabwira abigishwa biwe. Icyambere tubona ahangaha, Yesu yiyeretse abigishwa ari muzima. Yesu yiyereka abigishwa ari muzima. Iri jambo nakomeje kuritekereza. Yesu impamvu yabiyeretse ari muzima amaze kuzuka nuko icyambere, utekereze babigishwa ba Yesu Kristo bari bagifite ya nshusho ya Yesu Kristo, batekereza Yesu Kristo wa wundi wabambwe. Nukuvuga ngo barimo baramurebera muri ya mibabaro ya Yesu Kristo yari yabateye icyambere gutinya, bumva bagize ubwoba. Nukuvuga ngo Yesu yapfuye bakirimo batekereza Yesu Kristo wa wundi wabambwe. Icya kabiri, barimo batekereza Yesu Kristo wa wundi wahemuwe ku musaraba, wa wundi bagerageje ku musaraba, bagerageza kumucunaguza, ndetse bakamubwira ngo niba uri umwana w'Imana ikura ahangaha maze natwe udukize, ikize natwe, wikize kugira ngo natwe dukize. Nukuvuga ngo abigishwa bari bagifite iyo nshusho, bari bafite inshusho ya Yesu Kristo wa wundi babonye wabambwe, wa wundi babonye wababajwe, wa wundi wo mu mibabaro, wa wundi Yesu Kristo babonye aterwa amacumu. Nukuvuga ngo iyo shusho niyo abigishwa ba Yesu Kristo bari bagifite. Icya kabiri, bari bagifite inshusho y'uko Yesu Kristo yabambwe, yapfuye. Nukuvuga ngo bari bazi neza badashidikanya, kuko barabyiboneye, bari bazi ko Yesu Kristo yapfuye. Nukuvuga ngo yapfuye. Mu yandi magambo baratekereza ngo noneho biragenda gute? Ni nayo mpamvu bari bikingiranye, ni nayo mpamvu bari bafite ubwoba, ni nayo mpamvu bari bafite gushidikanya, bavuga ngo Yesu Kristo nubwo yababwiraga imbere, yaravuga ati umwana w'umuntu birakwiriye ko ababazwa, birakwiriye yuko azahambwa akamara iminsi 2, umunsi wa gatatu akazuka. Ariko nyuma nanone Yesu amaze gupfa, basigarana, bari bafite inshusho, bagifite ya nshusho yo kubambwa, ya shusho yo kumusaraba, ya shusho yo guterwa amacumu, ya shusho. Nukuvuga ngo iyo shusho niba arimo. Ariko icya kabiri, none bafite n'ishusho yuko Yesu Kristo yapfuye, yarapfuye. Nukuvuga ngo noneho biragenda bite? Yarapfuye. Abaroma tuzababwira iki? Yarapfuye. Abantu bose twagendanaga na Yesu Kristo bakabona akora ibitangaza tumukurikira, noneho biragenda gute? Nukuvuga ngo izo nshusho zari zikiri muri bo. Iyo umuntu wahuye n'ikibazo, nukuvuga ngo iyo shusho ikomeza iza hagati muri wowe, ya shusho ikomeza iba hagati muri wowe, kugira ngo iyo shusho ipfe kuvamo bigutwara igihe. Nukuvuga ngo bifata igihe cyo kugira ngo wigishe umuntu, bifata igihe cyo kugira ngo ugerageze kureba ikindi kintu usimbuza ibyo umuntu yabonye. Nukuvuga ngo abigishwa nabo bari bafite iyo shusho. Iyo shusho yari bateye ubwoba, iyo shusho yatumaga batinya, bakikingirana, bagatekereza ejo habo uko hazaba hameze. Ariko Yesu Kristo ikintu cya mbere yakoze hano kuri uyu murongo wa 3, biravuga ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima. Haleluya! Yesu Kristo ababonekera ari muzima. Mu yandi magambo kwari kugira ngo abakuremo
abakuremo bwa bwoba, abakuremo ya nshusho, abakuremo bya bitekerezo, abakuremo rwa rupfu, abakuremo kwa gushinyagurirwa, bashinyagurirwa ati nguyu wa wundi mwakurikiye, nguyu arabambwe, nguyu arapfuye. Nuvuga ngo Yesu Kristo kuri uyu murongo wa gatatu amaze kubabazwa ababonekera ari muzima. Nukuvuga ngo nyuma y'imibabaro, nyuma yo kubabazwa, nyuma ya mibabaro, ya kubabazwa, ya gutukwa, nyuma yo gupfa rwa rupfu rw'agashinyaguro, nyuma yo guhambwa, nukuvuga ngo Yesu Kristo yiyereka abigishwa ari muzima. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo ni muzima, arahari. Abiyereka ari muzima kugira ngo bibashe gukuramo bya bitekerezo. Ni ukuvuga ngo ibyo yababwiye byose cyangwa se ibyo yabigisha bwari uburyo bumwe kugira ngo babashe kubyumva no kubyakira. Abigishwa ba Yesu Kristo, iyo usomye tukiri kuri uyu murongo wa gatatu, ni ukuvuga ngo abigishwa ba Yesu Kristo bari batarahabwa imbaraga, ni ukuvuga ngo bari batarahabwa umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu Kristo abiyereka. Iyo usomye ku murongo uri hepfo, Yesu yabwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Amaze kubiyereka ari muzima, hari amasezerano arimo kugerageza kubabwira, ababwira yuko bazahabwa imbaraga, umwuka wera n'abamanukira. Turajya kugera kuri uyu murongo uri hepfo, bivuga ngo muzahabwa imbaraga. Ariko abigishwa icyambere bari bataramenya, bari bagifite Yesu wa wundi w'imibabaro, bari bagifite Yesu wa wundi wabambwe, bari bagifite Yesu wa wundi wapfuye. Ariko icya gatatu, abigishwa bari batarahabwa umwuka wera. Umwuka wera wari ufite ibintu wagombaga gukora hagati muri bo. Tujye kubireba hepfo. Umwuka wera bagombaga batarawuhabwa, bari bafite gutinya, ariko Yesu Kristo yarabizi neza yuko gutinya kwabo hari igihe bazatinyuka. Ni ukuvuga ngo hari igihe bazamamaza ibyo yababwiye byose, hari igihe kizagera. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo abiyereka ari muzima, abiyereka atari Yesu Kristo wa wundi wo mu mibabaro, abiyereka atari Yesu Kristo wa wundi wo mu kuzimu wahambwe, ahubwo abiyereka ari Yesu Kristo muzima, ari Yesu Kristo wanesheje, ari Yesu Kristo wazukanye, ugiye kubaha amasezerano yandi mashya. Icya kabiri yakomeje kubabwira iby'ubwami. Icya kabiri ni iby'ubwami. Yesu Kristo, reka turebe kuri uyu murongo n'ubundi wa gatatu, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Icya kabiri tubona impamvu. Icya kabiri Yesu Kristo yiyereka abigishwa, hano havuze ngo akomeza kubigisha cyangwa se kubabwira iby'ubwami. Ni ukuvuga ngo abigishwa nubwo bagendanye na Yesu, nubwo babanye na Yesu wa wundi wari utarabambwa, wa wundi wari utarapfa, wa wundi wari utarazuka, ni ukuvuga ngo bari batarasobanukirwa neza iby'ubwami. Impamvu mbivuze, uyu bisomye kuri uyu murongo wa gatandatu, ku murongo wa gatandatu w'iki gice haravuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugarurira ubwami mu Bisiraheli? Ni ukuvuga ngo bamubonye Yesu abiyeretse ari muzima, ni ukuvuga ngo batekereje iki kintu, batekereza yuko aje kugarura ubwami bw'Abisiraheli. Ariko Yesu we, iyo ukomeje ukareba hepfo ibyo yabashubije, birasa naho bitandukanye cyane n'ibyo barimo batekereza. Aravuga ngo, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagenye n'ubutware bwe wenyine. Aravuga ngo si ibyanyu kumenya iminsi n'ibihe. Ariko ibo bari bakirimo batekereza, ngo ubwo bamubonye ari muzima, ubwo bamubonye atagipfuye, ubwo bamubonye none amaze kuzuka, none batekereza kuri iki bavuga ngo
noneho ajya kubagarurira ubwami. Ubwami ubwami bwa data cyangwa se ubwami bw'Imana bugizwe n'ibice bigeze kuri bitatu. Hari ubwami, reka mbuvuge muri ibice bitatu. Hari ubwami, icya mbere hariho ubwami bw'iteka, aribwo bwami bw'Imana cyangwa se ubwami bwa data. Ni ubwami iyo mvuga ngo bw'iteka, ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana n'abamarayika, ubwami budafite itangiriro, budafite n'iherezo, kuvuga ngo eternity. Ni ubwami bw'iteka, ni ukuvuga ngo ni ubwami budafite itangiriro, budafite n'iherezo, aribwo bwa bwami bw'Imana, burimo Imana data, burimo n'abamarayika. Ni ukuvuga ngo ubwo bwami ni ubwami udashobora kubona itangiriro ryabwo, ndetse butagira n'iherezo ryabwo. Hariho ubundi bwami bwa kabiri, ni ubwami bwa data, ni hano mu isi. Reka mvuge hano mu isi, muri iyi si dutuyemo. Nubwo iyi si dutuyemo harimo ibibi bikorerwamo, ariko reka nkubwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo byose ngo byaremwe nawe, ngo kandi byose byaremewe we. Ni ukuvuga ngo muri iyi si turimo nayo igizwe n'ubwami, ariko iyi si turimo ifite igihe yaremewe, ifite n'igihe izarangirira. Ni ukuvuga ngo ifite itangiriro, ariko igafite n'iherezo. Niba ifite itangiriro n'iherezo, nayo hariho ubwami. Muri ubwo bwami burimo ibyiciro by'abantu batandukanye, burimo abakijijwe, burimo n'abatarakizwa nabo bayirimo, bari muri iyi si. Ariko Imana muri iyi si, cyangwa se muri ubwo bwami bwo muri iyi si, navuze burimo abakijijwe, bukabamo n'abadakijijwe. Ni ukuvuga ngo ubwo nabwo ni ubwami bundi bwa kabiri. Ariko ubwo bwami, reka nkubwire, ni ubwami ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana muri iyi si ijya ivubira ababi n'abeza. Ni ukuvuga ngo twese turi abantu b'Imana, twese muri iyi si turi abantu b'Imana, twaremwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo twese tubeshwaho nayo, kandi twese ituvubira imvura, twese tukabona imvura tukayisangira. Iduha izuba nk'iri ngiri, twese ririmo riraducanira, ari ababi ari n'abeza, kuko Imana ubwo ni mu bundi bwami bw'Imana bwo muri iyi si. Ariko ubwo bwami bufite itangiriro, kuko ijambo ry'Imana iyo usomye mu itangiriro, Imana iravuga ngo irema ijuru, irema n'isi. Kandi ngo hari igihe isi n'ijuru ngo bizazingwa, ngo bizazingwa nk'umuntu uzingura urupapuro. Ni ukuvuga ngo bufite itangiriro, ubwo bwami bufite itangiriro igihe bwatangiye, ariko kandi bufite n'iherezo ryabwo. Hari ubwami bundi bwa gatatu. Ubwami bundi bwa gatatu ni ubwami Yesu Kristo. Ndibuka iyo usomye mu gitabo cya Matayo ibice 6 ku murongo wawo wa 10, muri icyo gice cya Matayo ntabwo ngiye kugisoma, ariko ushaka wajya kuhasoma. Ni Matayo ibice 6 umurongo wa 10. Ubwo ni ubwami bundi bwa gatatu. Ubwami bwa gatatu ni ubwami bwo mu mitima yacu, aho Yesu Kristo abigishwa be muri iki gice cya 6 umurongo wa 10 bamusabye, baramubwira ngo twigishe gusenga. Ajye kubabwira ngo nimusenga muzajya musaba ngo data, ubwami bwawe buze. Kuvuga ngo ubwo ni ubwami bwa gatatu bw'Imana muri twebwe. Ni ukuvuga ngo buba mu mitima yacu. Ubwo bwami buratangaje. Ushobora kubana n'umuntu mukabana mu nzu, mwese mukaba musangiye bwa bwami bwa hano bw'isi bw'Imana, ariko kandi hakaba hari umwihariko, kubera ko wowe utuye mu bundi bwami. Hari ubundi bwami urimo, aribwo bwa bundi wakiriye Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo bwa bwami bw'Imana bukamanuka. Ni ukuvuga ngo ugaturana nawe, ugatinya icyaha, ugaturana n'umunyacyaha, ariko ntukore icyaha. Kubera iki wowe utagikora? Suko byenda utagikunze, ariko igituma wanga icyo cyaha nuko hari ubundi bwami buba butuye mu mutima wawe. Nuko hari ubundi bwami wakiriye buri muri wo. Iyo wakiriye Yesu Kristo
uba wakiriye ubwami, uba wakiriye ubwami bw'Imana. Kuvuga ngo ubwo bwami bw'Imana bukubuza, butuma umuntu atinya icyaha. Haleluya! Gutinya icyaha nuko hari ubundi bwami. Ushobora kubana n'umuntu kuko nari mbivuze, ushobora guturana n'umunyabyaha, ushobora kugendana n'umunyabyaha, ushobora kwiriranwa n'umunyabyaha, mwese muri kumwe muri bwa bwami bwa kabiri, ariko ntabwo muri kumwe muri bwa bwami bundi bwa gatatu, ariko bwa bwami bw'Imana bwamanutse bukaza bukajya mu mutima wawe. Ubwo ngubwo iyo bugeze mu mutima wawe, kuvuga ngo bubasha guhindura, ubasha kuba mu isi utayirimo. Ni ukuvuga ngo ugendana nabo ariko mutari kumwe, kubera ko imitekerereze yawe, imyumvire yawe, imikorere yawe yarahindutse, kubera ko hari utuye, hari uri muri wowe. Ni ukuvuga ngo azana ubwo bwami nibwo bukugenga, ubwo bwami nibwo ukorera, ubwo bwami nibwo bukugenga, uri mu bundi bwami. Niyo mpamvu Yesu Kristo yabwiye ngo nimusenga muzanyumva ngo data ubwami bwawe buze. Yesu Kristo rero kuri uyu murongo ntabwo yashatse kubasobanurira avuga ko ubwami bw'Imana ntabwo yaraje kugarura Abisirayeli ngo abagarurire ubwami. Niyo mpamvu yabwiye ngo ntabwo ari ibyanyu. Kuri uyu murongo wa gatandatu, ku murongo wa karindwi abasubiza, ariko ikibazo cyari ku murongo wa gatandatu, ariko igisubizo kiri kuri uyu murongo wa karindwi. Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagenye. Data yagenye, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa se ibihe. Ngira ngo ni nacyo kibazo no muri iki gihe dufite ikibazo cyo kuvuga ngo abantu, Yesu Kristo iby'iminsi n'ibihe yabivuzeho. Iby'iminsi n'ibihe ni ukuvuga ngo Yesu yatanze n'ibimenyetso, yababwiye n'ibimenyetso, ababwira n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo cyangwa se byo kugaruka k'umwana w'Imana, arabibereka ibyo bimenyetso. Ariko aravuga ngo si ibyanyu kumenya iminsi n'ibihe, ariko icyari kibakwiriye ni uko mbere mubanza mukamenya Yesu Kristo, kumenya Yesu Kristo. Iyo tumumenye ni ukuvuga ngo tuba turi mu butsinzi. Niyo mpamvu Yesu Kristo yakomeje ashimangira abwira abigishwa biwe kuba muri ubwo bwami bwa gatatu twavuze ni ukubuvukamo. Kugira ngo ube muri ubu bwami bwa gatatu ni ukubuvukamo. Nahoze ntekereza amagambo Nikodemu wasanze Yesu. Nikodemu umunsi umwe yasanze Yesu Kristo, ajya kumubaza, aramubaza ngo data, amubaza kubyarwa ubwa kabiri. Yesu aramubwira ati ni ukuri ndakubwira ngo utabyawe ubwa kabiri ntazareba Imana Data. Ngo utavuze. Nikodemu yari afite ikibazo cyo gutekereza ngo ariko umuntu yakongera akavuka te, umuntu yakongera agasubira mu nda ya nyina te. Ariko aravuga ngo utabyawe n'umwuka n'ubugingo, ngo ntashobora kureba Imana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ube muri ubu bwami bwa gatatu nuko ubuvukamo, ukabuvukamo, ukabukuriramo, ariko kuvukira muri Yesu Kristo no gukurira muri we. Icya gatatu tugiye kureba Yesu muri ya minsi 40 yamaranye n'abigishwa be, ari kumwe n'abigishwa be. Icya gatatu, Yesu abaha amabwiriza y'ubwami. None atangira kubaha amabwiriza y'ubwami. Niyo kuri uyu murongo wa 8. Kuri uyu murongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Muzahabwa imbaraga, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yesu abaha amabwiriza ababwira ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Umwuka wera nabamanukira bari bagitinye kubera ko bari batarakira umwuka wera, ntabwo bashobora guhamya. Wibuke yuko Yesu Kristo yasanze bagiye bajya kwikingirana, barikingirana Yesu amaze gupfa, ariko arabwira ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira.
umwuka wera ntabwo umwuka wera ari imbaraga. Umwuka wera si imbaraga, ahubwo umwuka wera atanga imbaraga. Umwuka wera atanga imbaraga, kuko imbaraga ushobora kuzana ikintu cyari cyose wateruye ukabona gifite imbaraga, ariko impamvu umwuka wera atanga imbaraga atari imbaraga, ariko atanga imbaraga nuko umwuka wera muri umwuka wera umwuka wera afite personalite nk'iz'umuntu. Reka mvuge umuntu, ikigize umuntu cyangwa se igituma umuntu aba umuntu, nuko umuntu ababara, nuko umuntu yishima, nuko umuntu agira ibimunezeza. Umwuka wera rero arababara, umwuka wera arishima, umwuka wera aranezerwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimugateze umwuka wera agahinda. Nuvuga ngo ntimugateze umwuka wera agahinda uri hagati muri mwe, kuko umwuka wera ajya ababara, umwuka wera ajya yishima. Iyo umwuka wera ari hagati muri twebwe, dushobora kumubabaza. Umwuka wera umuntu ashobora kumubabaza, ariko kandi umwuka wera ushobora no kumunezeza. Yesu Kristo yabahaga amabwiriza, aravuga ngo aza kuzamuka arabwira ngo umwuka wera azaza, kandi uwo mwuka wera naza azabana namwe. Nuvuga ngo azabaha, umwuka wera azabaha imbaraga, azabaha imbaraga kugira ngo mubashe kumpamya, azabaha imbaraga zo guhamya, azabaha imbaraga zo kubamara ubwoba, azabaha imbaraga zo kubatinyura, kuko bari bafite ubwoba, bari bafite gute. Niyo mpamvu Yesu Kristo amaze kuzuka abiyeretse yarabwiye ngo amahoro ya Kristo abe muri mwe, amahoro yanjye abe muri mwe, amahoro yanjye abe muri mwe. Nuko abigishwa bari baratinya kubera ko bari bafite ubwoba, ariko Yesu Kristo abiyeretse arabwira ngo amahoro abe muri mwe. Nukuvuga ngo muri icyo gihe umwuka wera, tuzabireba mu nyigisho yindi iri imbere, umwuka wera amaze kuza, uburyo umwuka wera yabafashije, umwuka wera yabatinyuye, umwuka wera yabamaze ubwoba, umwuka wera yabamaze ubwoba, noneho barahaguruka. Iyo ukomeje gusoma iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa, hatwereka ba Petero bahaguruka kubera ko buzuye imbaraga z'umwuka wera, kubera ko buzuye umwuka wera, batangira guhamya, batangira kuvuga Yesu Kristo. Baravuga ngo wa wundi mwabambye, wa wundi mwacumise, uyu nguyu niwe urimo gukora ibi ngibi. Umwuka wera atanga, reka mvuge ku bintu bike gusa bijyanye n'umwuka wera. Umwuka wera atanga ubuzima, umwuka wera atanga ubuzima. Umwuka wera mu mabwiriza Yesu yarimo kubaha muri ya minsi 40, turimo turareba nyuma y'umuzuko, nyuma yo kuzuka Yesu Kristo mu minsi mike, mu minsi 40 yamaranye nabo umurimo yakoze muri aba bigishwa be, cyangwa se amasezerano yakomeje kubaha. Aravuga ngo umwuka wera atanga ubuzima. Ahari umwuka wera haba ubuzima. Ngo iyo umwuka wera ari muri twebwe abasha kuzana ubuzima. Ngo ibyari bipfuye birongera bikabaho. Ukuvuga ngo umwuka ahari ubuzima, ngo ikintu kirakura. Ubuzima, iyo igiti gifite ubuzima kirakura kikagera naho ndetse cyera imbuto. Nukuvuga ngo n'umuntu ntashobora kwera imbuto, ntashobora kugeza igihe yera imbuto niba adafitemo umwuka wera. Umwuka wera udufasha, uradukuza. Umwuka wera aradukuza, aduha ubuzima, bwa buzima bubasha kudukuza ndetse bukatugeza mu kwera imbuto za zindi tubona hariya mu gitabo cy'Abagalatiya, kubera ko twakuze. Icya kabiri umwuka wera akora hagati muri twe, umwuka wera atanga icyerekezo. Umwuka wera atanga icyerekezo, umwuka wera aguha icyerekezo. Reka nkubwire, iyo nta mwuka wera ntushobora kumenya icyo Imana yakuremeye. Kugira ngo ubashe kumenya neza ubushake bw'Imana, umenye icyo ubereyeho, umenye impamvu yo kubaho kwawe, nuko umwuka wera akumurikira,
nuko umwuka wera amurikira intekerezo zawe, umwuka wera akamurikira ubwenge bwawe, umwuka wera akamurikira ubugingo bwawe. Umwuka wera rero iyo atumurikiye abasha kuguha icyerekezo, ariko iyo nta mwuka wera umuntu abasha gukora ikije cyose. Umuntu abasha gukora ikije cyose, ariko umwuka wera, umumaro w'umwuka wera uvuga ngo atanga icyerekezo mu buzima bw'umuntu. Nkunda icyanditswe cyane kiba mu Baefeso ibice 2 kuri wa murongo wa 10, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Hari imirimo Imana yaturemeye. Rero umwuka wera abasha guhishura, abasha kuduhishurira tukamenya impamvu yo kubaho kwacyo, tukamenya. Iyo umenye impamvu yo kubaho kwawe ntabwo utinya, iyo umenye impamvu yo kubaho kwawe ntabwo ugira ubwoba. Ariko akenshi impamvu dutinya, impamvu y'ubwoba nuko umwuka wera tutaba twemereye umwuka wera, tutaba twemereye umwuka wera ngo atuyobore, kuko umwuka wera aratinyura, amara ubwoba. Niyo mpamvu ba Petero Yesu Kristo abahaye amabwiriza n'iri sezerano yarabwiye ngo muzahabwa umwuka wera, kandi uyu mwuka wera nimara kuwakira ukuvuga ngo uyu mwuka wera azabaha icyerekezo. Ba Petero batangiye kugira icyerekezo, bagira icyerekezo cy'ubuzima bwabo, bamenya impamvu yo kubaho kwabo, bamenya impamvu Imana yabaremeye. Ukuvuga ngo babasha gusoza, babasha kwera imbuto. Rero ntushobora kwera imbuto zo muri Kristo Yesu, ntushobora kwera imbuto zikwiriye niba utaragira icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Umwuka wera, utaremerera umwuka wera ngo akuyobore mu buzima bwawe. Umwuka wera atanga icyerekezo. Umwuka wera Yesu Kristo abwira abigishwa be muri ya minsi 40, arabwira ngo azabayobora mu kuri kose. Umwuka wera naza azabayobora mu kuri kose. Nuvuga ngo ukuri, azabayobora mu kuri kose. Ukuri, Yesu Kristo niwe kuri. Mu gihe udafite Yesu Kristo hagati muri wowe, mu gihe udatunze Yesu Kristo hagati muri wowe, ndakubwira ngo nta kuri, ntushobora kugira ukuri. Ariko ukuri ni Yesu Kristo. Yesu niwe kuri. Nuvuga ngo niyo mpamvu bavuga ngo azabayobora mu kuri kose. Nuvuga ngo azabayobora mu byo nabigishije, kubera ko ndi muri mwe namwe mukaba muri nge. Umwuka wera naza, nuvuga ngo azabayobora muri kwa kuri mwamenye, ariko Yesu Kristo, urya Yesu Kristo mwamenye ari we kuri. Umwuka wera ni umuyobozi, nukuvuga ngo azabayobora muri kwa kuri kose. Icyanyuma aravuga ngo, ariko ntabwo ari cyo cyanyuma gusa, ni mu masezerano menshi, ni muri byo nateguye. Aravuga ngo umwuka wera yica kamere. Umwuka wera iyo ari hagati muri twebwe yica kamere. Ujye kuhasoma Abaroma ibice 8 ku murongo waho wa 5. Abaroma ibice 8 umurongo wa 5. Ni ukuvuga ngo umwuka wera iyo ageze mu buzima bw'umuntu, umwuka wera iyo atuye hagati muri twe, iyo ari muri twe yica kamere. Kuko umuntu aba afitemo kamere y'umuntu igihe cyose ibikwereka gukora ikibi, ikwereka gukora icyaha. Ariko iyo wakiriye umwuka wera iyo amaze kuza, ni ukuvuga ngo yica kamere hagati muri wowe. Nukuvuga ngo abasha kukwereka bya bindi, agenda akuramo ingeso mbi, ubujura, kwicana n'ibindi byose. Nukuvuga ngo ibyo byose umwuka wera agenda akuramo uko akuramo za ngeso mbi, uko akuramo, nukuvuga ngo uko agenda akuramo niko ugenda wera imbuto. Umwuka wera yica kamere. Umwuka wera adushiraho ikimenyetso, dufite ikimenyetso ko turi ab'Imana. Kuvuga ngo adushiraho ikimenyetso. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 22, ndetse n'Abaefeso igice cya mbere umurongo waho wa 13. Nshuti mwene data udukurikiranye, iri jambo ry'Imana, ndagira ngo aya masezerano nubwo Yesu Kristo yarimo kuyabwira abigishwa be, uyu munsi
iri sezerano ni iryawe. Uyu munsi iri sezerano ni iryawe nanjye. Umwuka wera kugira ngo tumwemerere, kugira ngo numwemerera umwuka wera azakubera umuyobozi. Umwuka wera azaguha imbaraga. Umwuka wera azagutinyura. Umwuka wera azagufasha muri uru rugendo. Uru rugendo turimo, uru rugendo duhuramo n'ibintu byinshi. Muri iyi si turimo duhura n'ibitugerageza bitandukanye. Muri iyi si turimo duhura n'intambara z'uburyo butandukanye. Witegereze gusa no muri iki gihe gitoya. Iki gihe gitoya cy'iki cyorezo cya coronavirus, uburyo abantu bikanze, uburyo abantu bagize ubwoba, uburyo abantu wumva imitima ifite ubwoba. Reka ni nako bigomba kuba, kubera ko iyo urebye imibare koko y'abantu barimo bapfa, abantu barimo bapfa, ufite ubumuntu utekereza ntiwabura gutinya, ntiwabura no kugira ubwoba. Ariko reka nkubwire, hari ikintu kimwe gishobora kudutinyura, nuko wemerera ibi byose Yesu Kristo yarabivuze kandi yabibwiraga abigishwa biwe. Ngo umwuka wera, ngo nzabohereza umwuka wera, kandi uwo mwuka wera azabana namwe. Abigishwa ba Yesu imyaka 3 yose, imyaka 3 n'igice bamaranye Yesu Kristo atarapfa, babonaga Yesu Kristo, bari bataratinyuka. Ariko Yesu Kristo amaze kubiyereka ari muzima, amaze kubiyereka ari muzima, baratinyutse. Noneho bahabwa amasezerano, binjira mu masezerano, bagendera mu masezerano. Imana igufashe, kandi Imana ikomeze kuyobora umutima wawe. Imana ikomeze kuyobora intekerezo. Umwemerere, niwemerera umwuka wera akakuyobora, niwemerera umwuka wera akakwigisha, niwemera umwuka wera azagenda yica kamere hagati muri wowe, azagenda yica izo kamere zose, kamere hagati muri wowe, kugira ngo aguhe ubuzima, akugarurire ubuzima. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Data, turagushima kuko uri Imana. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana iriho, uri Imana izahoraho iteka ryose. Uko wabanye n'abigishwa, Mwami, mu muzu umaze kuzuka, ukabiyereka uri muzima, utakiri mu mibabaro, ukabiyereka utakiri ndetse Mwami utagifite inkovu, ubereka inkovu gusa, ariko utakiri ku musaraba, ukabiyereka utakiri mumva, ahubwo wazutse. Mwami, ndasenze kugira ngo buri wese wumvise ijambo ryawe, ndasenze kugira ngo Mwami, kugira ngo ribashe kumuhindura, rimuhindure intekerezo, rimuhindure imyumvire, kugira ngo abashe kuba muzima muri Kristo Yesu. Urakoze kuko uri Imana igira neza, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, mukomeze kugendana n'Umwami wacu Yesu Kristo.